ubukwe bwa Jackie bwari gutahwa bwari kugendererwa n'ibihori n'ibikeri n'imiborogo n'amarira. Jackie amarira yarize kwa Yago, ni umuntu waranzwe n'amarira, ni umuntu wagiye werekana ko abantu bamwanga cyane kurusha abandi. Ni wowe pfubyi yonyine wenyine mu Rwanda. Abantu babuza ababo twarakubiswe turakubitika, tunyura mu mashamba y'inzitane. Yego, Imana ibana natwe iraturinda, iduha ubuyobozi bwiza. Uri muntu kibanga n'ubuyobozi bukakomeshoninga mu izina nabwo burakwanga. Ndavuga ngo rirasengesho Jackie yasenze ryo kuvuga ngo uriya musore ngo azarimbuke ngo azabwerabwere, iravuga ngo ntabwo nzafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbehereze imbwa. Uyu mugabo ntabwo aragera ku kigero cyo kuba umugabo. Jackie ntabwo aragera ku kigero cyo kuba umudamu. yego, Kugira ngo umudamu hari ibyo ubanza ukiyambura. Tuzi ko umujinya w'abagore ari ukuvuga. Yego. Hanyuma se nawe niba uvuze uri iki? Je nica na Steve. Kuki utakicana na Steve aba? Dore impamvu ni yingiye. Ko nari nzi ko ari pranka, kuko nari narabibabwiye. Jackie ndi umwe mu bantu bamubwira inama kenshi, ni inshuti yange. Ni nabo ba mbere bafashe zira video zanuza za Jackie. Ni nabo bantu bakorera Benovi. Watuma mbahamagara mu kiganiro. Slim Jesus. Reka nongere mbasuhuze bakunzi bacu, nanjye mbasambifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ngarukanye n'umuvuga butumwa, umukozi w'Imana, Pastor Prophet Noheli. Nohe ngwaye kaze. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Yego. Imbaraga z'Imana zibane namwe. Yego. Amazina ni Prophet Noheli Byukura Bagirane, umusore usenga Imana uri guhunga ibyaha yerekera ku musozi witwa Siyoni. Mu yandi magambo ndi kuva ku musozi witwa Irumbukiro. Yego. Ngana ku musozi wo kugirirwa neza n'imbaraga z'Imana. Dusuhuje abantu bari mu ntara gatandatu, ndavuga ba diaspora bari mu Burundi, Canada, Amerika no mu Rwanda. Mbabwira ngo Yesu abahe umugisha, Imana ibagirire neza. Yego. Umeze neza cyane. Meze neza, ndashima Imana. Sinje n'abayumbe bose aho baherereye. Cyokoza mwunze uburyo urimo uravugamo mu buryo bwitonze. Umuntu uri bukurikirane kino kiganiro ndakeka ko ari buze gukoramo inyigisho nyinshi cyane, ko tugira amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana, babandi bita babatuwe. Urakoze cyane. Umuntu wese aba yarabatuwe. Umuntu wese uhaye ashima imbaraga z'Imana, avuga gukomera kw'Imana, avuga urukundo rwa Yesu. Umuntu wese aba yarabatuwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Hari indirimbo yawe nakunze, ni indirimbo wavugaga ngo nimba ngo byara, ari indirimbo nimba bivuga irimo ibintu ngo byo ibintu birimo gukiza ukuntu, sinzi ukuntu byitwa. Hari mfite indirimbo nyinshi muri iyi minsi ndi gukora injyana zijyanye n'ibisirimba. Yego. Indirimbo z'imikunga, ariko hariyo indirimbo abantu bakunze kumenyaho cyangwa se bamenyeho, ni indirimbo ivuga ngo aho nari inuye. Yego. Ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye. Yego. Hanyuma Nohe tuganire tugizanye kuri. Yego. Mbere ko dutangiye ikiganiro wambwiye uti urashaka gusaba imbabazi Asi. Ese kuki ushaka kumusaba imbabazi? Icyo nabwira abantu badukurikiranye, njya nkunda kuvuga ngo icyo nabwira abantu namaze kumenya, nyuma y'ubu buzima turimo uyu munsi, Yego, hari ubundi buzima. Nyuma y'uko umuntu atwika, nyuma y'uko umuntu ategura, nyuma y'uko umuntu azamukira kundi. Yego. Namaze kugira ihushurirwa rivuga ko Yego, hari ahandi hantu tuzagera tuzabarizwa hatari hano, tubazwa ibyo twakoze. Yego. Amaze kumenya ko umugabo azagenda agasiga umugore, umugore agenda agasiga umugabo, umwana agasiga nyina cyangwa se, kandi buri wese azabazwa ibye. Yego. Maze kubisobanukirwa iki kintu, umenya ko nta bwenge yagiye mu ijuru, nta rufunguzo afite cyangwa nta rwandiko. Yego. Ageze mu nzira birangira atageze mu ijuru. Impamvu navuze ngo ndasaba Asiya, boneraho no kubwira abantu bose badukurikiranye, impamvu navuze ngo ndasaba madamu Asiya imbabazi, nuko ndi umuntu wigeze gutwika nkamenyekana kubwe, uri kubeshya, nkanamwibasira, dayimoni akanira nanjye nkitera. Ariko maze kumenya ko hiti igira igihe ikarangira, maze kumenya ko iby'isi ntacyo bimaze. Mubwiriza yaravuze ngo, yavuze ijambo rikomeye, birasaba ko yegereza mikoro neza. Yavuze ijambo rikomeye, umubwiriza yaravuze ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Yego. Nibyo koko turatwika hagashya, ariko nyakubahwa umuvugizi Dr. Murangira Bitseri yaravuze ngo hari igihe umuntu atwika bikarangira yitwitse. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero njyewe icyo maze kumenya cyo ni kimwe,
ntabwo nyikeneye hiti Yego. nkeneye ko abantu bamenya Noheli wo mu kabari, Noheli ubyendanaga n'abagore, Noheli wagenderaga mu nzira mbi, ndi gukosora inzira zanjye. Birava ngo tunganya inzira z'Uwiteka, umushakashaka bigishoboka ko ugomba kumubona. Impamvu rero naje hano kuri kamera mbaje ko ngo musabye imbabazi, ahari abyumve, ndabiza akunda gukurikirana social media cyane, ambabarire mu bantu bamuzamukiyemo bamuzamukiraho, mvuga ko ngiye kubana nawe ya soko ntari umuhanuzi, nari umuhanuzi ahubwo hari igihe Satana gutera ukavangirwa, kandi inzozi zose turota siko ziva ku Mana. Icya kabiri, hari ukuntu ubuhaye ukunda umuntu mwiyumvamo wamusengera, ejo ugasanga uranamurose. Nibyo bindi bavuga ngo mutindaro utarya, cyangwa se ugasanga nyine urose inzozi mbi z'umuruho zitazasohoka. Maze gusobanuza Imana nkamenya ko ari inzozi z'umuruho narose, nibwo navuze ngomba kuzaho umupira warengeye, kaba niho nkurengurira. Nyakubaha Madamu Asia nimba iki kiganiro ambabarire, mbanje gusaba n'imbabazi abakunzi bari mu Rwanda n'abari Canada, bari mu Burayi, ndetse n'umuyobozi wose wumvishije ububwa bwanjye ambabarire, n'abakristo ya ndabizi cyane. Nawe urabizi ko ari ububwa. Ni ububwa kuko ikintu mvuga, gusaba imbabazi ni ubutwari, ntabwo ari ubugwari. Kandi gusaba imbabazi nyuma yo kwihana ibyaha niko birivuga, nta rundi rubanza. Ijambo riravuga muri Luka 7:13 ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikanavuga. Ndongera ngo baze ikibazo. Uburyo wahanuragamo wazamutse hejuru cyane mu bicu uzamuka umanuka, uri kuvuga ati Asiya, Imana inyetse ko ngomba kumurongora. Aka kanya ari gusaba imbabazi utuje. Izi mpamvu se, iyo Kristo yamaze kwinjira muri wowe, yamara kwinjira muri wowe ukamusogongeraho, njya nkunda kubwira abantu ngo Yesu yaramfashe amindura icyaremwe gishya. Nkakunda kubwira abantu ijambo rivuga ngo ipfundo ury'agakiza ka Profete Noheli uyu munsi mfite rihishwe muri Kristo Yesu, rihishwe mu bise by'amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba Golgotha. Mpamvu navugiraga hejuru nari narakizwa, kuko ntago mbwira ngo Noheli wari ukijijwe wari uje guhanura ejo bakamubona mu kabari, yari ataramenya Yesu. Umunyabwenge yaravuze ngo utamenya iyava ntashobora no kumenya iyaje. Hari akantu ugeze gukomozaho, ese si bya byari bitewe nuko wabaga ufitiye irari Madamu Theogene, ukavuga ati mufitiye irari, reka mvuge gutya ndeko ari cyo byatanga. Ubuzima bwa buri munsi umuntu wese kugira ngo azamuke agira amaboko amufata, agira n'amaboko amuzamura. Na wa murwayi ari ku kidendezi ahamaze igihe kinini, ngo buri wese yazanaga umuntu bakamunagamo, ariko we ngo abura umuntu umunagamo. Ngo Yesu ahageze aramubwira ngo ese urashaka gukira? Umurwayi ngo kubera ihungabana na depression yari afite icyo gihe aravuga ngo simfite umuntu njugunyamo. Ngo Yesu aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Nico ashaka kubwira abantu rero, hari igihe nanjye nabayeho nafite ubwo buzima, ariko Imana ubu ngubu ndashima Imana ko nabatuwe. Muri yaravuze ngo twarabatuwe rwose kubwa amaraso ya Kristo, turashima Imana, turavuga imbaraga z'Imana gukomera ku Uwiteka Imana ishobora byose. Yego, twikomereze. Birakomeye cyane nyine. Noheli yafashe umwanya ngo asabe imbabazi abantu bagiye bamubona ibintu bibi byagiye bitandukanye, bamuze ibintu bitandukanye. So Noheli twita tunikomereza, akavura kari kugwa, abantu baraza kwihangana uko batwumva kose. Twikomereze twite tujya kuri mushuti wawe Jackie. Ejo bundi nagiye kubona burese gato uvuze ngo mushuti wawe Jackie. Nge nta nshuti ngira. Urazigira. Inshuti ni Yesu. Ngira abafana, uko umufana niwe ubundi wari wamenya gutandukanya, niko siri mujiza. Yego, wari wamenya gutandukanya umufana n'inshuti. Ndabizi. Umufana ni wa wundi utsinda akishima, akavuga ati aho watsindwa, akavuga ati nabambwe no umugome. Yego, ntacyo uri cyo umufana akakwanga, ariko umukunzi ni wa wundi ugukunda no mu rupfu akaba atakwihakana. Ngira ngo na Yesu yigeze kugira ikintu cyitwa umufana witwa Petero, ariko bigeze aho rukomeye aramwihakana kuko yari umufana. Gusa Yesu kuko yari afite umutima wo kubabarira, we aramubabarira. Rero niyo mpamvu ushaka kubwira abantu badukurikiranye ngo nta nshuti ngira, ahubwo ngira abafana, cyangwa se nkagira abakunzi. Ariko Noheli wakonje cyane nk'umuntu wihebye cyane, ndagira ngo tugarukemo agakuraje, sibyo? Kugira ngo bino bintu tugiye kuvuga bigira akamaro, bize kugira abantu
akamaro. Yesu akimara kugera muri ngewe yahinduye imivugire yanjye, ahindura imigendere yanjye, ahindura imiryamire yanjye n'imyicarire yanjye n'ibitekerezo byanjye arabiforomata, arabihindura. Ntabwo ari Noheli wa kera wicaye kuri kamera, ahubwo ni Noheli mushyashya. Okay, reka noneho tukiri aho ngaho, hari video yawe igeze gutambuka kuri Big Town ngo urimo urakubita akabuno ka Jackie ngo umushyira ku murongo ngo uyu nguyu sibyo, ariko nyuma yuko iriya video ibaye biza kuba ibintu binini cyane biracikagurika. Uyu munsi ku munsi w'ejo Jackie nyuma yuko harashize iminsi aterewe ivi yaje kuba yatandukana n'umukunzi we, aribwo yaje kuba yafata impeta akayijugunya muri toilette. Ndaje nkwereke nk'aka video umbwire uko ubyumva wowe nk'umukozi w'Imana, ese ubyumva ute, ubibona gute? Ariko mbere ya byose numva n'ubundi waba utubwira ese ubundi Jackie wo ubona uburyo yatinzemo byari bikwiriye? Jackie icyo navuga cyo Imana yigeze ku muntu maho kera, ndagenda mubwira ubutumwa bwiza yanga kubwumva, njya kuri Big Town, ntabwo nk'uko bivuze ngo nakubitaga akabunoke, oya nta akabunoke, ahubwo nakubitaga umudayimoni wari iri muri we icyo gihe. Kuko Bibiliya iravuga ngo igihe Petero yavugaga ijambo ribi ari kumwe na Yesu, ntabwo Yesu yabonye, Yesu yatutse Petero, ahubwo yatutse abadayimoni bari bamaze kwinjira muri Petero umubi. Basuye Petero yamugendera amuga ati mve inyuma Satani. Rero icyo navuga cyo kuri Jackie nibyo koko ibyo yakoze ntago ari byiza. Bundi Jackie yagakwiye, bundi hari kinjya mbwira abantu, iyo ubuze indangagaciro z'ubunyarwanda ubura n'iz'ubukristo, ukabura n'izuko uvuka mu muryango ukomeye. Jackie amarira yarize kwa Yago ni umuntu waranzwe n'amarira, ni umuntu wagiye werekana ko abantu bamwanga cyane kurusha abandi. Ariko icyo namubwira cyo Jackie, biriya bintu si byiza. Jackie nawe urabizi twaraganiriye, uri inshuti yanjye mu busanzwe, urabizi ku muntu witwa Atani ko ari inshuti yanjye kandi akaba ari inshuti yawe, urabizi ku muntu witwa Marene wawe ari we Wibabara Tony, n'abantu tuziranye. Urabizi ko Binovia inshuti yawe nawe ni inshuti yanjye, urabizi biriya bintu bya kuba The Case, urabizi ko umufotographe witwa Eferi hariya mu mujyi ukorera kwa Rubangura mujya kwifotoza uko mwabiganiriye, ndetse na Steve nawe urabizi turaziranye muri UTC nahihe hose. Nari narababwiye ko bino bintu mugiye gukora ni uguprofita abanyarwanda kugira ngo Jack ugaruke muri game, ndetse na Steve abashe kuba yamenyekanisha ibikorwa byagiye afite. Nta gapango bari barapanze. Yego, no kuvuga ngo tureke kubeshya. Nari ngiye kubanza kwerekana nanjye Jackie, ntabwo ndi kubeshya ngo Steve angaburire. Yego, ahubwo ngiye ndi umuntu uri kuvugisha ukuri. Yego, bari abantu bomba ahubwo barimo badayimoni. Gute kwihana? Yaba umuhungu afite amakosa, yaba no mukobwa afite amakosa, ariko cyane cyane umuhungu. Biriya bintu ntabwo Imana yari birimo. Kabiri cyane nanone Jackie, impamvu mvuga ngo Imana ntabwo yari birimo, Jackie ntabwo ari umuntu. Urugero nkanje, Imana imaye Jackie yabinyanga kubera yabinyanga cyane. Ikwangira iki kandi ari umukobwa mwiza? Umva nkubwira impamvu Imana yabinyanga. Yego, ntabwo Bibiliya ivuga ngo ntabwo nzafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbihereze imbwa. Ijambo riravuga ngo hanze iyo hazaba imbwa n'abarozi, abakunda kubeshya, abasambanyi, n'abakora n'abanga bene se, ibintu nk'ibyo ngibyo niyo bazahaba. Ubu Imana ihaye iguhaye Jackie ngo akubera umudamu, waryama ugatuza. Nabuzwa n'iki kuryama kandi afite umugore? Iriya meta yajugunywe mu mazi muri toilette, ntabwo muri toilette, mu mazi ya toilette bagafurashinga, ntabwo ari original. Oya, bijya kutubeshya. Oya, yatubabarira. Twari duhari wijya kutubeshya Noheli. Ntabwo iriya meta ari original. Kabiri, Yesaya 7 umurongo wa 7 hari ijambo rivuga ngo ariko Uwiteka Imana aravuze ngo imigambi yabo nizahama kandi nizanasohora. Impamvu ni yihe imigambi yabo itazahama itazanasohora? Mu Kirundi baravuga ngo nizoshika mugabo. Yego, icyo nshatse kuvuga ni iki? Ndavuga ngo rirasengesho Jackie yasenze ryo kuvuga ngo uriya musore ngo azarimbuke, ngo azabwerabwere, azakorwe n'isoni, azapfa.
birivangukira ngo imigambi yabo bose nizahama. yego Umuntu niba atazi Imana, atazi urukundo rw'Imana, atazi imbaraga z'Imana, adafite kuvuma. Ijambo rivuga ngo icyo duhambiriye mu isi no mu ijuru kirahambirwa. Yego. Ariko uriya si yabiherewe ubushobozi n'ububasha. Mpamvu niyi Baramu agiye kubavuma ngo arabitegereza. yego Ngo yajya kuvuga ngo muragashira mu butayu, akavuga ngo murakagera i Kanani. yego Yajya kuvuga ngo muragapfa, akavuga ngo Imana izabagirire neza. hari ijambo yageze kuvuga ngo Imana yavuze ngo ibyo kurya byanyu ngo nimuzabihe. Ntabwo Imana yafata ibyo kurya bya Prophet Noheli yamaze guhindura, yakuye mu buzima bwe gatwiko ngo ijye kubuhereza imbwa indangamirwa. oya wigeze kwa ngo ijye kuhereza imbwa Indangamirwa iravuga ngo ntabwo nzafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbihereze imbwa. ubwo ni ukuvuga ngo aho warushatse kumvikanisha ko wowe uri ibyo kurya by'Imana, Jackie akaba ari imbwa. Nari nshatse kuvuga ko kwangura ibyo kurya byiza, Jackie akaba ari imbwa. Nari nshatse kuvuga ko umuntu Imana yavuzeho. Wabyumvishije? Yego ndakuga. Umuntu Imana yavuzeho nahahuriye n'umuntu Imana itavuzeho. Kuko icyo navuga kuri icyo kintu, ntabwo Imana yaba yanga Prophet Noheli. Wegeze mikoro neza kugira ngo ntabwo Imana yaba yanga Prophet Noheli ijye kumuhereza umuntu wo mu kabari. Imuhereza umuntu wahuye n'abagabo 150 hakiri abakobwa bari vierge. Ariko inzira z'Imana zirenga inyenyeri ya supaneti. Jackie nawe ntabwo yakwemera. Oya nawe arabizi ko bitakunda, kubera ko ntabwo wigeze ubona Imana isangira na Satani. Kubera ntabwo Rusofero yasangira na marayika. Nibibaho. Ibyo bishatse kuvuga iki? Uko utarabona ingurube ku musigiti yirukanka. Sibyo se? Hano ntago ndi kusobanukirwa. Wari wabona ingurube ku musigiti? Ntago ndayibona. Wari wabona haji yari ingurube? Oya. Niko nanjye nashobora kwicarana n'umuntu tudahuje imyemerere. Ntabwo akicana na cyangwa tugendane. Ntabwo akicana na abantu babiri baziranye nibo bagendana, bataziranye ntago bagendana. Ariko icyo navuga uriya mwana w'umukobwa ngo ni Jackie. Mikoro ni kujya kure kwera nabanze arebe niba abantu bakwanga. Ese niwe mfubyi wenyine uriho wavutse? Cyo ni cyambere tugomba kureba. Ni wowe pfubyi yonyine wenyine mu Rwanda. Abantu babuza babo twarakubiswe turakubitika, tunyura mu mashamba y'inzitane. Yego. Imana ibana natwe iraturinda, iduha ubuyobozi bwiza. Uri muntu kibanga n'ubuyobozi bukakumeshoninga mu izina nabwo burakwanga. Kabiri bajya baca umugani ngo utega umutego ikiguruka kiwurora aba yikuza ubusa. Yego. Kabiri umutego mutindi ushibuka nyirawo akihagaze. Urwobo wicukuriye nirwo urjamo. Yego. Nishatse kuvuga ko mwacukuye urwobo mutego umutego Abanyarwanda mujijisha isi yose birangiye umutego bashibukanye. Ase Noheli Prank ijya gupangwa. Prank ijya gutangwa. Ibyo gupangwa witwa Cool Magic Renovia iyegereza mikoro mba niwe muntu wakoranaga n'aba producer bitwa Baroda. Yego. Ubundi Jack uko yaje muri entertainment. Wenda shaka kumbwirira prank ukuntu yateguwe ubundi kugira ngo Jackie abeshya abantu ngo yakoze ubukwe cyangwa wamutereye. Prank yateguwe gute? Uyu mugabo ntabwo aragera ku kigero cyo kuba umugabo. Inde? Uriya Steve. Jackie ntabwo aragera ku kigero cyo kuba umudamu. Yego. Kugira ngo umudamu hari ibyo ubanza ukiyambura. Kiyambura ubuhehesi n'uburaya n'ubugegera bwose ukabushyira hasi. Ntabwo mvuze nabi. Na Yesu yageze mu isoko. Mana we, Mana undinde umujinya muri iki kiganiro Mana. Mana undinde. Undinde kamera Uwiteka Mana Israeli we. Yego. Jackie ikintu navuga cya mbere. Yego. Ntabwo aragera ku kigero cyo kwitwa mama. Kugira ngo witwe mama mami. Yego. Biraharanirwa. Nta mama wo mu kabari, nta mama wavuyemo ibishizi by'isoni n'imvugo nyandagazi mu ruhame. Steve nawe nta mugabo ugira ubujajwa, ahubwo umugabo amarira y'umugabo atemba ngo ajya mu nda, ntabwo atemba ajya hanze. Yego. Tuzi ko umujinya w'abagore ari ukuvuga. Yego. Hanyuma se nawe niba uvuze uri iki? Oya udatuka umugabo mugenzi wawe. Wait genda gake. Umugabo mugenzi wawe ni ikibazo. Umugabo mugenzi yakubwiye ko ataraba umugabo. Ariko uri umugabo.
nje ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo, sindaba umugabo, ndi umusore wo guhamya ibya Kristo, nkaba n'umugabo wo guhamya ibya Kristo, ariko nditegura kuba umupapa. Hanyuma impamvu ni iyi, impamvu ni iyi, nditegura kuba umupapa. Ngatangiye kutuvangira ngo wateye inda. Muhaye mureka. Ni gute watera inda utanagiye no mu murenge cyangwa unatere n'abandi? Konzi ko nabo umugabo ntabwo ari mu ipantaro. Yego. Umugabo ni muri mind, mu mutwe. Ntabwo waba uri umuntu wavuzweho n'Imana uri umugabo utekereza ngo uterere Jack ivi. Ngo uterere Jack iki? Ivi. Ubukwe bwa Jack bwari gutahwa, bwari kugendererwa n'ibihori n'ibikeri n'imiborogo n'amarira. Oya. Impamvu mbivuze, nta mahoro y'abanyabyaha niko Bibiliya ivuga. Iyo ubeshya Imana ukayivanga nayo irakuvangira. Yego. Yegeze mikoro neza no. Umuntu witwa Faraho yavangiye Imana. Yego. Bageze ku nyanjira mwongoza nabwo ati ndagukunda bebe. Iramubwira ngo burya ntabwo ndi Imana itamenyerwa. Nitwa ndiho niryo zina ryanjye. Ngita yorosoraho. Yorosa mu nyanjira murimburana n'ingabo ziwe. Yuza kubwira abanyarwanda ngo ndihannye, bari baraneje imyuka mibi. Ariko maze kumenya ko bari barangendereye, ndihannye sinzongera. Donc uzi ko Jack nge tutanakicarana ahantu. Oya, kubera iki? Dore impamvu ubu tutakicarana. Ndi Noheli wa kera w'igikanitani. Ako Noheli wa kera wundi wahanuraga ko buretse ntabwo ni Noheli wa kera uravangiye. Uriya ariko yakicana na Jack. Uriya yakicana Jack. Ariko Noheli w'uyu munsi ntashobora kwicarana na Steve, ntashobora kwicarana na Jack. Oya, Steve byibuze we mwakicarana. Wait. Genda gake. Nje nicana Steve. Kuki tutakicana na Steve aba? Dore impamvu ni iyi ngiyi. Niba gifite ubwenge bwo guterera Jack, kandi ngumvishe ngo ivi baranaryamanaga ngo akabigenza nabi. Bivuze ngo burasubukwe. Ahubwo nabazimu nirari bari bafite nka ryari ni naje nzana muri social media. Ariko Yesu akanyizirari. Hanyuma ibyo uraza kubibwira abamama badukurikiye ngo bunguke iki ko Steve afite akantu gato. Urabibwira urubyiruko bimara iki? Jack nabanza bwira Imana ngo Mana nihe mpamvu abantu bambonamo nk'ikibazo. Namara gusobanukirwa impamvu abantu bamubonamo ikibazo, ababwira Imana ngo mpindura igisubizo. Jack afite umudayimoni witwa Mudindiza. Oya, uyu mudayimoni witwa Mudindiza ujya gutera intambwe ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akakwereka ibyo ibiri inyuma kwa Faraho. Wibuke neza ko hari abantu bari bagiye kuva kwa Faraho b'Abisiraheli ngo ariko bakibuka ibyo bahasize. Yego. Jack namenye ko ari mu gikombe cyitwa Baka. Amenye ngo ari kumwe n'umuntu witwa Gihanda. Ariko ubundi Gihanda nabwihebe namaganye na shavu babana gute? Biragoye. Jack nta muntu kwanga. Ahubwo reba Sani Barati na Tobiya bakujyana mu bibi. Aribo babandi babonye bamucicije, bamwe bigize basaza be ni ba Tobiya. Ntago bakwifuriza ko wakubaka. Wikwikoma abantu ngo bavuze ngo bakurwanyije ngo ni wakwiboka. Wikwikoma na Benovia. Ubwo kari bakuzanye muri showbiz industry ukatangira kuririmba. Mushimire naho ugeze uririmba. Mushimire ko yagutwaye mu mushinga witwa B1 Gin. Mushimire ko yakujyanye mu bantu akakwigisha kwambara neza. Tenya umuntu baha gasopo ya nyuma. Ari uburyo harobivuzemo narimbe ko. What's the warning? Rubwo tujye tuvuga gakiza si ubwisungane bwa mituweli do sante. Tuvuga ngo gukizwa ni individuel, ni ku giti cy'umuntu. Yego. Ariko ijambo rero ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Ni gute wambara bukuci ukazamuka Nyarugenge ngo wabonye umugabo. Ni gute wambara imyambaro itandukanye n'imyemerere ya Gikristo. Yego. Bivuze ngo ese ubundi bigeze ubona ibirara bibiri bibana? Nta kirara kirimo hariya n'abantu nk'abandi. Ntabwo bivuze ngo ni ikirara. Nese umuntu abikirara byaje. Na wa mwana w'ikirara yavuye kwa Saragaruka. Bibiliya nikivuga. Nivugiye wa mwana w'ikirara. Yego. Ese ubona umunsi Jack bamuterera ivi ntabwo wishimye ukumva ufite akanyamuneza muri wo kubona? Ntabwo nyanezezwa n'ibirori by'abadayimoni. Oya.
kandi ntago mvuze nabi. oya uvuze nabi cyane. Umva impamvu ikintu cyo kitavuye kumana ntago kiramba. Kuko nari nzi ko ari pranka, kuko nari narabibabwiye. Jackie ndi umwe mu bantu bamugiriye inama kenshi, ni inshuti yange simuvuga. Oya ntago ari inshuti ya mu buzima busanzwe. Ndaza gutuma muhamagara nkabimubaza mu kiganiro. Muhamagare. Kamuhamagare. Uhita ureba ibiganiro twakoranye kuri Big Town, ureba ibiganiro twakoranye kwa Bronze Abdul kuri Celebs Magazine. Muhamagare. Kamuhamagare no. Umuhanuzi namuhaye bwinshi butandukanye mu gihe n'inama mu buzima busanzwe. Ariko yanga kunyumva. Ariko reka mureke kuko aka kanya ntago yorohewe. Nano ataza yapfushije. Oya ataza. Genda gace. Ataza kongera gutukana kuri kamera. Ndavuze ngo genda gace. Ntago yorohewe yapfushije. Yababaye. Yababajwe n'ikindi. Yabuze umugabo. Ninde wapfuye? Yabuze umukunzi. Yabuze? Umukunzi wiwe. Ntabwo ari umugabo kuko nta aka kanya twazi hagarara aho ngaho ituma umvugisha cyane. Twadukomeje kumukiniraho. Banzu nyumve neza. Yego. Yabuze umukunzi wiwe. Yabuze umugabo. Yabuze umugabo se yamutereye ivi mu murenge. Yabuze umugabo se yari yambaye fiançaye. Yabuze umugabo leta y'u Rwanda yamutereye igikumwe avuga ati Jackie wowe Sharon ntabwo witwa Jackie ubundi witwa Sharon. Ariko bamwambitse nyine bari baramwambitse impeta. Niko bari baramwambitse impeta urumva so impeta yihe aho kuzikora igihuha ejo mundi imwe nabonye batereye Teddy. Abasore nabo impamvu nanenze Steve bafite gahunda yo guprofita hit y'abakobwa bazwi muri social media. Akaza twabonye ibyabaye kuri nyakwigendera Vavador Imboga Imana ikomeze muri ruhu. Hari uwaje agira gute arabeshya ngo barakundana yego ntago yabeshya ariko wewe kabiri Juno wahostinzwe nawe azabeshya ati nkunda Juno. Hari nundi waje ejo bundi ati akunda Element kandi ntaranahura nawe. Yego. Hari nundi waje azamukira ku muntu. Hari nundi nabo wo ku Kibuye waje profit umukobwa uzwi. Yego. Jackie ituriza amafaranga warariye kubwira umusore ngo nta mafaranga afite. Kandi warahaye uri ruvuga ngo kambere ko ibintu ari prank. Wambabarira ukansubirizamo ikiganiro cyo kuri Dekeza cyakozwe na Benovia ukandebera Jack akiri mu modoka ari kumwe na Marene witwa Anthony ari kumwe n'undi mama witwa Tony Wibabara. Wumva ijambo Jack bamubajije ngo Jack nuramuka uyu musore akobabaje ngo nambabaza ngo muzabibona bari bazi n'ubundi ko bagomba gusasira ibintu ejo bakabivamo. Yego. Iyi ni inzira Jack yashaka kugira ngo agaruke muri industry. Yego. Nyarwanda agaruke muri showbiz. Ikindi kandi uri muhungu nawe yashaka kugira ngo amenyekanishe saro ziwe ziri mu mujyi. Barafatanyije bose barafasha nyije. Hani ibyo bakoreye ngo mu mashuka hirgiyo ntago dukeneye kubimenya. Aka kanya ntacyo byamarira ngewe. Biramarira icyo umuntu ushonje. Nitiro cy'akawungu vuza ati nami abantu barwaye babiri kukiba. Nabarwayi kwa muganga mu bitaro ugiye gusura ukiri isabune. Kwanza Jack ngewe ndi umuyobozi. Namwirukana kuri kamera burundu. Ibyo cyo barabivuze batanzeho n'ingike. Namwirukana kuri kamera burundu kuko akabayicwe nde ni koga. Hanyuma uyu ngo ni Steve nawe niba atari hit yacecetse akitoriza. Ese umuntu abantu bose bateye amavi bagashwana niko babizana ku mihanda. Ariko baba barateye ku mihanda tubireba. Reka mbabwire rero imihanda imaze kunyererana abantu bavuze Yesu bakavuga Luka Matayo Yohana bakavuga ubutumwa bwiza bagatanga ubuhamya bwabo bagategereza isaha y'Imana Imana ikabagirira neza. Uyu munsi ndi kumwe n'umukaraliste witwa Ocean ndetse n'undi witwa Owen n'aba producer bakora video nziza cyane muri Rwanda. Ni nabo ba mbere bafashe zira video zanuza za Jack. Ni nabo bantu bakorera Benovia. Watuma mbahamagara mu kiganiro. Nta kibazo natwe. Ndashaka kubwira abantu ngo babanze bamenye. Bamenye ngo Jack. Wenda uretse ko nari narihanye kuza muri ibi bintu ariko reka mbijyemo. Tubijyemo tunabivamo n'ubundi kugira ngo tubiviremo rimwe. Tubiviremo rimwe dutanze. Ngo bafotoye singuyu. Shaka kukubwira ngo ibintu by'abantu bapanga bagenda bapanga ibintu. Nshuti zanjye. Mureke puraka. Mvuge Yesu. Yesara anjushe. Yesara akora.
wabona tuhaye kuri tukamenya ko koko byari prank. Eferi muraho neza Eferi we. Muraho neza. Nitwa Prophet Noheli Byukura bagirane ndi mu kiganiro. Yego. Ngo hamagaye ndi mu kiganiro ku nkuru ya Jackie na n'umuntu utwa Steve. Jackie niwe muntu wafotoye amafoto ye ya mbere kuri iyi mihanda. Atera ivi. Jackie. Cyane. Ari kumwe n'uriya mugabo w'umukongomani witwa Steve. Siwe muntu bafotoye. Banze ubwira abantu ahantu ukorera batagira ngo nababeshye. Abwiye kari muri Pixel Planet Production hano kwa Rubangura. Kwa Rubangura. Ewana kabisa. Ndi kubwira abantu ngo ibi bintu bya Jackie byari plaka ndetse umuntu wabafotoye ndamuzi ni wowe. Hari na bimwe ubuzimo ariko kukuzana muri social media nibyemewe ariko nacyo ndagira ngo bwira abantu kuri kwa biragoze. Cyanje nabonaga bariko bakundana tusize ukuntu byagenze kuko ngiye ntabwo nzi ko ari prank kabisa wallahi. Cyanje ewana barazaga bagaturana nyine ibiki byose bagasomagura nyine ari ibyanyabyo. Ntabwo twumvaga ko ari prank ngiye nabonaga ari ibyanyabyo. Barangiza bagasomanira no muri studio. Cyane kabisa. Wabonaga se rwa rukundo rwose rwivanze mwirari n'abadayimoni ruzakomera. Cyanje numvaga ariko uramu mbebe abonye umuntu uzamuhoza kabisa y'abantu bagiye kwibanira kuko ngiye y'abantu nabonaga byanarangiye ahubwo numvaga bisigaje gutaha ikigo. Amakosa urayabara kurinde nk'umuntu bafotoye wabonaga basomanira basomanira aho ngaho muri studio yawe muri Pixel Planning aho mu mujyi. Hagati y'aba bantu urabona amakosa ari kurinde. Mbebe mbabona kira nyinshi byataje nyine tuzinzi nyine buri kuri amugende ntabwo namurenganya. Urakoze cyane reka ngushimire abantu banakugireho mbibutsa ko wewe mu cameraman ukomera ufotora cyane no mu makwe abantu bakugane. Ufotora mu busa bwa Jackie. Cyane kabisa ko twatugoye twari dore. Atangiye kuzana ibindi rwose. Ari maze imisi ndi muri Uganda gusa nyine tunaraje twatugoye twari kabisa ndaza kugutamo atungaho posting. Sawa reka ngushimire urakoze cyane turongera mu gikari. Sawa murakoze cyane. Uwo ni uwambere wabafotoye. Ntiyarazi ko ari plaka ngo mubwize ukuri ubukwe bugiye kuba. Umva urwego buraya rugezemo urwego umuntu udatinya gusomanira muri studio. Udatinya kuba yashaka gukora imibonano muri studio imbere y'umufotografi uri kubafotora. Nuko ngo basambane muri studio. Mbabarira nawe mubwize ukuri. Urwego aho rugeze. Satani ari gukora ku manywa. Yego. Uwo ni uwambere reka nze nkwereke. Yego. Satani gukora ku manywa y'ihanga. Bino bintu ko biteye ubwoba. Ako wa kabiri we nushaka umyore kuko twamaje kubyumva. Urakoze. Twamaje. Niyo mushaka kubwira abantu rero. Inshuti zanjye. Ndashaka kugira ngo mubwire abantu ngo musenge cyane. Musenge cyane. Mwiyambaze Kristo. Umuramyi umwe witwa Muhirwa Bosco. Yaravuze ngo agaciro mfite kavuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Kavuye mu bise by'imbaraga z'Uwiteka Imana ishobora zose. Rero reka mbabwize ukuri. Nimushake mutabaza Yesu. Nimubona ikizera cyamaze kwinjira hera murarame murebe mu ijuru. Si ibyo gusa. Ese uriya musore Jackie ko yavuze ngo ni Benovia umusenyeye. Ibi bintu musubira inyuma murebe gato. Kuri Noheli ntago kivanga mu bintu byinshi. Ni murebe urwango rwabaye hagati ya Skytu. Mikoro yegeze. Hagati ya Skytu ndetse n'umuntu witwa Kamaro. Urwango rwabaye hagati ya Skytu n'umuntu witwa Kamaro. Mwana bibonye kijya gihe agatwiko kahabaye. Yego. Skytu akajya avuga ati nge bura mubire ndamwanze Kamarati ndamwanze babigira bifu bajya no kwa Yago nyuma ntago mwababonye bongera kwihuza. Nimugume mutwike gusa ibyo mutwika bige reka batwike bashyane n'ibyabo. Iyo mwakuje uraza niyo umugishuje iyo mwakuje ni wawucika n'umugishuje ni wawucika. Yego. Gusa icyo nabwira abantu mukorera Imana nk'abantu bazapfejo. Mukorera ijuru nk'abantu bazaritaha. Mukorera isi nk'izabahemba kuri imbuka. Yego. Ubu hari abamama bari kwiriza amarira ngo Jackie ngo twamukundaga wamukundaga. Fungura ibiganiro bya Jackie umbwire niba ari ikintu kizima yakwigisha ugafashwa. Umwana uri munsi y'imyaka 10
n'umunani nakwiye gufungura ikiganiro cya YouTube ngo yumve Jack, yumvishije Jack ejo atarikira yabikirara. Yego. Ababyeyi muri kuza guhostinga ku mihanda, muri kuzana ibibazo byacu, kwebwe twarakubiswe turakubitika turapfa dupfa duhagaze, Yesu arongera aratwomora duha ubuzima, mwarangiza mukaza muvuga ngo nimuve kuri ibyo ngibyo. Reka twiganire ku musozo. Ndumva wagira inama ugira uwo bita Jackie. Inama namugira ni ngiyi, menya ko uri kwisebya mu bantu, uri kwisebya mu bantu. Ikindi nakugira inama yo kugaruka mu banyarwanda kuvuga ati nimumbabarire. Yego. Ese abantu bose bakate niko baza gutukana bira bitutse ngo akantu ngo ntazi gukora. Uriya mugabo se no mupfubuza ashinzwe kuza gupfubura, niba warapfubye nta bapfubuzi bari hano hanze. Tuvugisha ukuri kabiri. None se ariko impamvu mvuze gutyo ntago mvuze nabi. Yego. Kuko kuza ni wowe byivugiye, kuza kubwira abantu ngo mu ruhango nibigikunda, uza abantu bajya mu ruhango ni benshi, n'abatarujyamo ni benshi. Umusore nawe kuza kuvuga ngo imitezi, usibye n'imitezi na mburugu zazirwara. Kubera iki nturamenya icyo ushaka, nturamenya aho ujya, nturamenya inzira, ntabwo uramenya aho uva, nturamenya naho uri kujya. Yego. Iyo niyo nama njyewe ntanze. Kandi kiri namubwira uyu musore, iyo umuntu iyo ushaka kugira ngo ufate imbeba, yego, uyizanira ipusi. Sibyo? Wa musore we, ibizinga bikuriho bigutwara igikundiro, nta mugore uzakwemera. Wa wundi washakanye na Jack bigapfa, wa wundi wabenzwe na Jack njyewe muzi nk'umuntu ukunda kwiriza. Singapore kirango y'umuntu ngo witwa ngo Kayusi, nabonye ngo wahoze ari umutinganye ngo yarakijijwe. Bamureke barabatinganye no kazajya bazana n'ibindi. Reka mbwira abantu, hari nundi nabonye nawe ngo witwa ngo niba ngo simba shaka no kuvuga amazina y'abantu. Gusa icyo navuga, Jack wivanga abantu bari kukuvugaho, reka bakuvuge n'ibyo washakaga. Gusa barakuvuga igihe gito. Namaze kumenya ko kuba umusitari, nta musitari wabaho ngo amere nka Yesu. Yesu niwe wabaye umusitari, yitangira abantu arapfa, na nizi saha baracyamuvuga kandi yapfuye mu binyejana bitambutse. Nyimara kumenya ko Yesu ari we musitari, mese mvuga ni mvuye mu buzima bwo gutwika, ninje mu buzima bwo kumenya icyo shaka naho ndi kujya ahariho. Ubuse Yesu uramuzi igihe yapfiriye wari uhari? Abisiraheli urabazi? Muri Egiputa urahazi? Isiraheli bavuga bashumba bavuga wowe urahazi? Wapi? Ntabwo nyeneye kuhamenya, nyeneye kumenya Yesu. Yesu nimara kumumenya azamenyesha abantu. Njya nkunda kubwira abantu ngo ubu ni Imana iguhaye buguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kuba we. Rimwe na rimwe twisiga umwanda, tukisiga icyangiro, ariko biravuga ngo uyu munsi ndagukuraho amabya abantu bagusize. Nuko bimeze nk'ibisheshe by'amase y'inka, aho ari ibyo ucanisha cyangwa se ukoresha ibyo kurya byawe. Yego. Utekesha ibyo kurya byawe. Njyewe Noheli nari meze nk'umuntu uri mu mwanda nanjye, ariko Imana yanjabuye mu mwanda. Jack namwifuriza ko na Imana yamukura mu mwanda, we na Steve ikabashyira ahantu hazima. Yego. Sawa, urakoze cyane. Imana ibaho umugisha, imbaraga z'Imana zibane namwe. Uwifuza kumamagara ni 0780529080. Uwiteka abahezagire mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Slim Jesus.